Shalom, shalom. Yes, ashimwe. So, mbabarire, unyihanganire. Iyi message nibikureba igufashe. Kandi nibitakureba nabwo bikomereze. So, ndashaka kubwira kuri grace. Grace bisobanura ubuntu, la grâce. Noneho room bigasobanura icyumba. This message goes to the members of Grace Room. Grace Room, you're so blessed. Reka nkubwire Grace Room ntago bivuga inyubako. Ahubwo muri Grace Room twaboneye ubuntu bwinshi bugeretse ku bundi. Muri ubwo buntu harimo gukira indwara, muri ubwo buntu harimo kuramya Imana, muri ubwo buntu harimo kwishyurirwa imyenda, muri ubwo buntu harimo kubohoka. Ibyo rero ntago byafungiranwe cyangwa se ntaho bigiye. So wowe wagize amahirwe yo kuba muri Grace Room, wagiriwe ubuntu bwo kwakira ibintu byinshi by'ubuntu. Mfite message ivuga ngo ubwiza bwa kabiri buzaburusha ubwa mbere. Ngaruka kuri itangazo ryasohotse, nta gikuba cyacitse. RGB ni umubyeyi utureberera. Igihugu ni umubyeyi utureberera. Iyo umwana abo wa kabiri, igihe cyose umubyeyi ashaka ko umwana abo wa mbere. Muri iriya message yaje irashaka ko Grace Room ibi ya mbere. Ntabwo baje ngo bavuge ngo hari ibyo bagomba gutunganya kugira ngo Grace Room ibi ya mbere. Erega isaha yageze nta wayikura ku gihe. So Grace Room members, Grace Room people, let's shine more and more. Ibyo twabonye muri Beka Arena binyemeza ko Imana ihari. Ibyo twabonye mu materaniro binyemeza ko Imana ihari. Reka nkubwire ikinteye kuvuga bino. Mbonye ibitangaza we. Mbonye ibitangaza mu minsi yashize. Mbonye urubyiruko ruva mu Grace Room people. Cyane cyane abajene. This message goes to the youth. Reka nkubwire Imana wahuye nayo muri Beka Arena. Mbonye urubyiruko rubohoka, mbonye bareka ibiyobyabwenge, mbonye bareka itabi, mbonye ababyeyi bashima Imana ko babyaye, mbonye abantu bashima Imana ko bahembutse bavuye ku cyaha runaka through Grace Room. So ndi hano nk'umuramyi for the kingdom of God. Mvuga ngo ibi bintu binyeretse ikindi kintu, ubwiza bwa kabiri buraburuta ubwa mbere. So ibyo ukuye muri Beka Arena muri Victory, keep it. Bifate noneho bigaragare, bigire impact mu gihugu cyacu, bigire impact muri famille, bigire impact ahantu hose. Iki si igihe cyo gucika intege, iki si igihe cyo kuba negative, iki ni igihe cyo kuba positive. Wibuka gusengera igihugu cyawe, kuko igihugu ngiye ngifata nk'umubyeyi. Nukureka nkubwire Grace Room, you're so amazing. Umubyeyi arashaka ko muba bambere mo on top. Niyo mpamvu ijisho ry'umubyeyi igihe cyose ribona umwana wa kabiri. Umwana wa nyuma kenshi rega nta nubwo bamwitaho. Room, you have it in your heart, so impact. Abajene mwaboneye ibitangaza muri Grace Room, ndabishimiye. Ibitangaza nabonye ndabishimiye. Ngiye babwira ibi sinigize ngira n'amahirwe yo kuza muri Beka Arena muri Victory n'ibindi byose. Nagiye muri Grace Room once, ariko rya joro nagiyeyo nahabonye Imana wa muntu, nahabonye gusenga. Nibyo binteye kuvuga ibi. Ikindi, Pastor Julienne, we love you, we support you, turakubaha. Pastor Julienne, we love you. Abakunda Pastor Julienne tumusengere, tumwereka ko bya bindi yatwigishije hahandi Imana yamukoresheje. Ni igihe cyo kumwereka yuko atabyaye abagwingira, yabyaye abakurasha, yabyaye abahagara mu gihe gisa nk'iki bakavuga ngo we are going to pray for our country peace, we are going to pray for Grace Room, we are going to pray for pastor, we are going to pray for the ministries, we are going, oh my God, let's isizamenye yuko Pastor Julienne yabyaye neza. So Grace Room people, Grace Room cyane cyane abajene, ababyeyi, ntimucike intege. Let's shine for Jesus, let's shine for God, kandi rwose take it positively. Nukuri ko Imana reka nkubwire iki ngiki, niba nakubaza cyangwa se nagira ukubaza umubwire ngo ubwiza bwa kabiri buzaburuta ubwa mbere. Kuko ya masezerano yose, bya biterane byose bimaze imisi batwambaye umweru, nago bivuze ngo twambara umukara. We are shining. Kandi mbibutsa neza yuko igihugu ni umubyeyi kitureberera ibyiza, kirashaka ko umwana abo wa mbere. Okay? So Imana ibahumugisha, kuramya komeze kwinshi muri mwebwe, Grace komeze ibe nyinshi muri mwebwe. Numvaga nta biceceka. Kubera iki? Ama worshiper, kuramya kwabo
byangiriye umumaro, gusenga kwabo byangiriye umumaro. I love you and I bless you in the name of Jesus. Grace Room.